abana nyine baraho bari ku ishuri ka mugabe niko karyamye hariya. Ewe mbaheruka kera pe ubuse babaye bakuru. Shani bakuru ni inkumi n'abasore. Gusa ariko nyine mwaratwanze. Shana akazi kenshi no kwihugiraho abakozi barananiye. Yego. Abakozi bo muri iyi minsi ariko sinzi uko bameze. Abakozi rwose bari kwifata nabi. Ntago wamenya rwose uwo mfite we Mana simbizi. Ngiye kumusezerana aka kanya. Ako sembwira kusiga uri mwiza cyane kwisiga yahe mavuta. Yego amavuta nisiga. Yego kuba ita beauty. Yego ko Mana yanjye cyangwa kusiga ukeye Mana nakadeshira kagezeho. Kigali yarema n'agasuko ahantu tukirwa rero ni kwa Chantal. Yes akorera Kimironko. Nuko nanyu uzanjyane umusatsi mfite ubungubu ndashaka kuzasuka ariko nabuze umuntu wangira neza. Yego uzaza nzakwereka wa gatatu nzaza tujyane nka saa 4. Nta kibazo uzampamagara. Umugabo azaba yaje namwatse gusuka. Nta kibazo ndahari. Cyagusumeze neza. Kurabona Sheri se? Merci. Sheri rero ntago arahari. Nuko nyine tutarabigaragaza ariko arahari. Atabara b'iki gihe. Oya nangara b'iki gihe. Ntacyo. Akadutegereze. Yego. Makuru yawe se? Natwe turashima Imana. Nawe umeze neza. Nanjye meze neza urebye nta kibazo. Umugabo yagiye mu kazi. Ese twavuze byinshi natinda tukwakiriza iki se? Muraba mukimpa cyari umwanya. Ahubwo nagira nka mama ndangire kubwiherero. Urakata hano gutya njyara ipfuma no kurahita tuhabona. Yego. Ntutinzeyo. Ego ntawe ntinze nsanze hasa neza. Mufite ahantu ho kunya heza pe. Yawe se yacu ni nziza cyane. Ego. Mukozi aragerageza mu masuku. Umva aragakora pe.
ibaba datoye usimona y'abantu y'Imana Yesu w'Imana habaye iki ukuri kw'Imana uburongeye bwa burangare bwawe urongeye kano kanya habaye iki noneho isafuriya ibiryo n'isafuriya yose byagiye oya tugende njye kureba ntabwo mbyumva tugende ndebe niba ngombwa uku kwezi ntabwo uzahembwa kandi tugende akajya kugera kuko byagenze njye muranane mabusha ndebe nukuri kw'Imana mvuye gufata kano kantu ko kurebesha mabusha cyangwa barabitwaye kandi n'ubundi uriya muntu amaje iminsi abimbwira ko ufite gahunda yo kuzanyibira inkono amakanya urayigurishije nukuri kw'Imana cyane barayiteruye babyibye mabusha bande se baza muri iki gipangu mabusha oya ngaruka nsanga inkono yanjye ahangaha oya simbishaka barabitwaye mabusha barabijyanye bande ngaruka nsanga barabyibye bande nyine bambwire ko nta bantu bagenda hano ntabwo mbizi mabusha nije mu tugiye gufata akantu ko kurebesha aho bigeze ngarutse nsanga babijyanye ubwo ngubwo sinzi kajya kubwira sobuja mabusha nyine tubanze dupanga mabusha nukuri kw'Imana ndakwinginze mabusha ndagacika izo mabusha n'imbere mabusha barabitwaye bande babitwaye babarira reka mubwire ibyo ntabwo mbyumva akantu nyine ko kurebesha aho bigeze kwa kundi umwezi ku mufuniko nashya nirukanka njya kukareba nirucyane cyane oya ibyo simbyumva ndashaka inkono yanjye ahangaha cyangwa mo kimwe fata ibyawe ututaha mabusha tunizira ry'Imana babyibye oya nta kindi tuvugana fata ibyawe utahe nukuri mbabarira mabusha abakozi kandi murananiye mwese oya mabusha ibikozi by'iki gihe mana ntiwamenya gahunda ibikozi birananiye nimba ibiryo babijyanye nimba bigurisha nimba bihaye bene wabo nanjye birancanze sinzi ukuntu abigenjeje none se bigenze bite ko mbona uzurakaye nsanze amasafuriya yanjye yose bayajyanye n'inkono n'ibiryo byose nimba bihaye babahungu birirwa baryamanye hariya simbizi none se yimubaza neza ukumva ukuntu gusubiza none kumbwira ko yaraje gufata ko guteruza ngasanga barayijyanye gusa ibyo bintu birashobokara kandi bishobotse nsanze gazi iriho ubusa oya mugenzure neza mugenzure mu bipangu nta muntu mubana nabo ntawe usibye ubuhungu bw'ubusoresore yirwana nabwo hariya sinzi ukuntu bigenze nanjye ubu biranyobeye umva reka tubyihorere mana ni bwa bugegera abakozi basigaye bazana n'uwamumpaye sinzi yari yamutoraguye aha ihangane niko abakozi bo muri iyi minsi bameze ni uko umwihorera nkareba nkarwaza n'ubundi ayiwe mana we ubuse bigiye kuko mana Mama Cedri rero kantahe ko ndabona amasaha amaze gukora kandi hari ibintu nasize mu rugo ntarakora ko mana njye akanya uradusezeye nzagaruka nta kibazo ariko uzagaruke vuba noneho usiga ugenda ukabura ugakabya nawe nzagaruka ariko wibuka ko kuwa gatatu nzaza kukureba tukajyana muri sali aho ngaho ukisha nyine nta kibazo nzakujyana yego nkamugeze hara ku irembo yego rero uzampamagare kuwa gatatu nuko nze muherekeze nimugoroba nzarara nkuvugishije nyine tubipange neza nta kibazo uzampamagare ariko uzanzanira uwo musheri wawe rero nawe murebe
tumenyane Saza kumukwereka. Zamuzana pe. nuko uzamuzane vuba uzamuzane vuba rwose dukeneye kumumenya kandi mubwire nyine mubishyire muri gahunda vuba. Umva nzamuzana mukwereka gusuhuza. Nukuri twe biranshimishije ko ugize umusheri. Rero bye. Kandi mwakoze. Yego namwe. Reka nze mbwira shobuja akunkurira ahangaha urangaza ugenda burambiwe bakira imyenda babwira shobuja aza kwirukane yenda birambiwe shobuja aza kunkurira Mabuja ubusuranyirukana mabuja mbabarira Mwiriwe Mama Sadiri. Mwiriwe Mama Sadiri. Mama Sadiri. Karame Papa Sadiri uzi ibintu byabaye hano wiriwe ariko. Mwiriwe Mama Sadiri. Yego umukozi arananiye ngize amahirwe urahageze muri aya masaha umunyirukanira ubucakura bwe ndaburambiwe. None se byagenze bite? Nukuri nagiye kumva numva ndi kumwe n'umushyitsi hano. Numva arambwiye ngo isafuriya ngaje mu nzu ngasubiyeyo ngarayibura n'ibiryo byose. Nge ndumva kumwirukana atari cyo gisubizo. Nukuvuga ngo nubundi asanzwe abikora rimwe na rimwe araza akambwira ngo ibiryo ngo biramenetse ubundi ngo barabyibye ubundi nene nararetse kubikubwira pe ariko noneho ndabirambiwe ndagira ngo munyirukanire amvira ahangaha. Basi waramuganirije? Umva njye namuganirije biranga ubundi kugejeje nanjye byandenze bigeze ahangaha umva bingeze kure rwose nawe fata umwanzuro nk'umugabo w'urugo. Ariko ntago umwanzuro ari kumwirukana reka tumuganirize ture ko yakwisubiraho. Ngaho shyiraho akawe nk'umugabo w'urugo nka nyiri rugo simbizi rwose njye narananiwe niwe mbishyize mu maboko. Muhamagara ze hano. Rusi! Muganirize wikwihutira kumwirukana kuko abakozi barabuze. Nta kibazo ubwo binsabye reka mbigerageze ndebe. Rusi! Iranyarutwa n'igi nanyumva umva kasiga nsuzugura nabi n'amavira biryo sigaye bimena nimba ari muri toilette nimba ari mu kimoteri ntago baba bana bikwiye. Wowe ganiriza umukozi ntukabwire umukozi nabi. Uriya mukozi nawe ni umuntu ejo watuma akora ibi bikurushaho ariko muganirize neza ejo yaba umwana mwiza akisubiraho. Karame mabuja Ndabona kaje vaya hano akabiwe ubwira sobuja amafuti yawe. uko mabuja bas nyine nari ndetse nza gufata kano kantu mu nzu ngo ndeba aho bigeze sibe hanze nyine muri safuriya nsange mbaburi paka yonyine iriho amakara mbibwiye mabuja nyine ari gushaka kunyirukana. Dore n'ubundi hari ubuhungu baharanye bwa hepfo nimba ari bwo yabihaye nimba ari bwo bwabyibye nimba ari bishingizwa bari gushaka kandi numvishe kara bavuga ko mufitanye n'urukundo. Mama Cedric Karame mubabarire wasanga iza marine zageze hano ubutaha ntazongera kurangara. Ngani rugende rusubire mu kazi. Mabuja murakoze n'ukwimana Gakozwe imbere igenda ukora ibisigaye. Komana mabuja n'umurwa komana nzakuroga. Thank you guys. We also want to let you know no ones, especially those who are in crypto industry or those who are venturing into the industry.
No One's is marketplace where you can buy and sell cryptocurrencies using different payment methods. This is followed by Wallet, which is where you can send and receive cryptocurrencies. No One's is also the platform which has partnership program where you can be able to invite users and get some rewards. To join No One's, click the first link in description and register.